izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom mugire mwese amahoro ya Kristo. Tubaye ikaze muri gahunda yo kuri uyu munsi wa kabiri wa kino cyumweru, umunsi usoza ukwezi kwa cyenda. Ndizera ntashidikanya ko mwagiriwe neza, mwaronse ubuntu bwinshi muri kuno kwezi. Ushobora kuba utabona n'ubwenge bwawe, ariko nyamara no kuva ugihumeka, kuva ukiriho, Imana hari uburyo yagiye kurinda, nuko bitagenze nk'uko wabyifuzaga byose muri kuno kwezi. Ariko ndizera ko utari uwo kubwirwa ngo mwarambaye nimwaberwa, mwarahinze nimwasarura, mwarize mubura ubwenge, mwaracuruje nimwunguka. Ayo magambo si uhoraho akubwira, kuko hari icyo yaguhaye kandi hari icyo waronse ku buntu bwayo. Urakaza neza wowe ushoboye kuba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo, nawe ureba ukaba utariyandikishije, turagusaba kwiyandikisha kugira ngo ube hamwe natwe muri uyu muryango nyogeza butumwa inkuru nziza ya Kristo. Pawulo Mutagatifu niwe ugira uti, ndiyimbire niba namamaje inkuru nziza ihabanye n'inkuru mbi, niyo dukesha umugisha wa Kristo. Reka rero twakire uwo mugisha, tubwire Yezu tuti, Nyagasani Yezu, ubishatse wadukiza. Kristo Nyagasani Yezu, dukize, turwaneho, utwiteho maze uturwanirire, udukize ububi bwacu ubu n'iteka ryose. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, umutwe wa 8 umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 23. Avuze atya Uhoraho, umugaba w'ingabo, ni koko muzongera kubona haje abanyamahanga n'abaturage b'imijyi minini. Abaturage bo mu mujyi umwe bazajya kubwira abo mu wundi bati, nimuze tujye kurura uruhanga rw'Uhoraho, dushakashaka Uhoraho umugaba w'ingabo, natwe turajyayo. Nuko imiryango myinshi n'amahanga akomeye bazaze i Yerusalemu gushakashaka Uhoraho umugaba w'ingabo no kumwurura. Avuze atya Uhoraho umugaba w'ingabo, uwo munsi abanyamahanga 10 bavuga indimi zinyuranye bazafata igishura cy'umwambaro w'Umuyahudi, bazamwizirikeho bavuga bati, turashaka kujyana namwe, kuko twumvise bavuga ngo Imana iri kumwe namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho ari kumwe natwe. Uhoraho akunda amarembo ya Siyoni kurusha ingoro zose za Yakobo. Siyoni yubatse hejuru y'imisozi mitagatifu. Abakuvuga bose baragusingiza, we murwa w'Uhoraho. Itegereze Ubufilisiti, Tiri na Etiyopiya hamwe n'abahavukiye bose. Uhoraho ari kumwe natwe. Naho Siyoni bose bazayite mubyeyi, kuko buri muntu wese yayivukamo, kandi umusumba byose niwe uyikomeje. Uhoraho yandika mu gitabo cy'imiryango ati, uyu n'uriya nabo bayivukiyemo, maze ababyinnyi n'abaririmbyi bazatangarize hamwe ikuzo ryawe murwa w'Uhoraho. Uhoraho ari kumwe natwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 9 umurongo wa 51 kugera ku murongo wa 56. Igihe cya Yezu cyo kuvanwa ku isi cyari cyegereje, nuko yiyemeza adashidikanya kujya i Yerusalemu. Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw'Abanyamasamariya kumuteguriza. Ariko abaho banga kumwakira, kuko yajyaga i Yerusalemu. Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati, Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? We rero arahindukira arabatunganya cyane. Nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Urakaza neza nshuti, mwana w'Imana. Imana iragukunda kandi niyo ikuraritse kuri uyu munsi kugira ngo uze dusangire ijambo ryayo. Ibishimirwe ubu n'iteka ryose. Uyu munsi ingingo y'ingenzi kugira ngo tuzirikaneho ni twereka ngo ni gute twakira mugenzi wacu. By'umwihariko mugenzi wacu tudahuje akarere, tudahuje amasano, tudahuje amoko, tudahuje amashuri,
dufite mbese mugenzi wawe ufite icyo utandukaniyeho nawe niki, ni gute umwakira? Ibi ndabivuga kubera ko turi kuririra ku inkuru nziza twumvise mu Ivanjili. Yezu n'abigishwa be bari kujya i Yerusalemu, ariko banyuze muri Samariya. Banze kubakira ngo kubera ko batari bahuje ubwoko. Murabizi muri iyi si abantu bakunda kwironda cyane. Hari abironda bakurikije amashuri bize, akavuga ati ngiye buriya twebwe abize aya ngaya kugarukira aha, niba barize pirimeri twe turasangira n'abize pirimeri. Abandi nabo bati ariko abantu bize serayi za kera nuko, ati ba mwarimu nabo turagira gutya. Abandi nabo bati dufite aya ngaya kaminuza. Hari uburyo bwo kwironda. Abandi nabo bati natwe turabahinzi, ugasanga ndetse byagiye no mu bantu, wasanga n'ahantu bari gusangira biragoye ko wahura yenda n'umuntu warangiye kaminuza ari gusangira n'umuntu utarayize, ukabona abantu mu kwironda ukabona bigenda bibajyamo bibatwara. Abantu rero muri iyi si bironda kubera impamvu zitandukanye niriwe ntondora, ariko namwe murebye iwanyu, murebye aho muri, aho mwiga, aho mugenda, aho mukora, mwareba mushobora kubisesengura biri mu kuko ati abantu kuki bironda? Ese bironda kubera iki? Hari abironda kubera abirabura n'abazungu. Hari naho usanga abantu ngo bafite utubari twaba nariya ngo bafite utubari twabariye. Hari aho muri iyi minsi hari umwana wigeze kuza wantangaje. Hari akana gato k'imyaka 8 karaje hano muri paruwasi bitewe ko padiri mukuru bari bamuhinduye. Bari bambwiye ngo ntabwo ujya muri vacances, uraguma hano bitewe ko padiri mukuru bamuhinduye, uraguma kuri paruwasi. Ndagenda ndahaguma. Noneho ko kana kajyaga kaza gukina kuri paruwasi, kubera ko hano haba hari amaparuwasi y'inaha ngaha. Iyo paruwasi bayishyizeho bayiha buri cyangombwa cyose, ibikinisho by'abana, ibiki byose, ibibuga bya futu bimeze nk'amastade, ibintu byose barabiguha, ku buryo donke uba usanga paruwasi atari ahantu ho gusengera gusa, kuvuga ngo ugiye gusenga, ariko niba urubyiruko rwo muri ako gace gashaka gukina, ibintu biba bihari, imipira ihari, ibyo kunywa, ibyo kurya, uba usanga ibintu byose babaha kugira ngo banabareshye mbese. Ariko no mu bihugu bikirize, ariko nk'ubu Caritas y'inanga ntabwo isaba umuturage, agenda tuvuge ngo Caritas zo muri Afurika, kugira ngo abantu babone icyo baha abandi nko mu kwezi k'urukundo n'impuhwe, icyo gihe bisaba ko abantu bitanga. Ariko siko bimeze, ntabwo ariko bimeze inaha ngaha. Nanga usanga ari umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'i Burayi cyangwa se inama y'episkopi ari bo babikora bonyine. Ni muri urwo rwego rero icyo nashaka kwerekana ni iki, ni uko uwo mwana yaraje aza kumenya ko padiri mukuru muri diyoseze ya Roma paruwasi ndiwe niyo ifite padiri mukuru w'umwirabura gusa yonyine. Noneho uwo nguwo bari bazanye nyine umwirabura mushya, aravuga ngo padiri, ngo namenye ko ngo iyi paruwasi yose igiye kuba abirabura we. Ari akana gato ngo yo, ariko kabivuga ubona gafite impungenge we, ngo numvise ngo na padiri mukuru ngo ni umwirabura. Nuko nyirakuru akareba n'abashaka kukikira, agashaka kwikira amarenga ngo kabireke ku mutima. Ariko buriya mwabiganiyeho muri kuziko mugende, kana kari kwivugira ibyo mwaganiyeho, nyina ashaka kugahendahenda ngo biburizwemo biranga. Icyo nakwerekana ni iki rero, kwirengagiza, kwitarura, kwanga gushyikirana, gusabana n'abandi, ibyo usanga biri mu bantu bose bo kwisi aho batuye, aho bava bakagera, ntihaburamo abantu babifite. Ku mukristo rero suko byakagombye kumera. Ubwoko bwacu ni bumwe, ni abakristo, twacungujwe n'amaraso y'umuntu umwe ari we Kristo. Niwe wapima amaraso y'abemera Imana bose, ntabwo ari amaraso y'abanyamahanga n'abatari abanyamahanga. Iyo ndwara yo gutandukanya abanyamahanga n'abatari abanyamahanga yabaye yari inzigo. Iyo nzigo yari ihari hagati y'Abayisiraheli n'Abanyasamariya. Byari ibice bibiri bitavuga rumwe, bihora bihanganye. Kumva Yesu kwababona Yesu rero ari guhita ajya muri Isiraheli Yerusalemu, nta nubwo bari kumuhana amazi yo kunywa, ndetse wa Munyasamariya wayeyeza amazi yo kunywa baganira, nawe murabyibuka. Cyangwa se wa wundi wakijije wa muntu wari waguye mu gico cy'abajura. Ibyo nabyo rero biratwereka ko tutagomba gushyira abantu mu gatebo kamwe. Uzajya wumva abantu ngo bari abantu ngo bameze gutya, ngo bari abantu niko babaye, ngo abantu bahariya ngo muri muryango. Ubwo ngibyo ni ibitekerezo bishaje.
umuntu ashobora kuba avuka mu itsinda ririya agakora ikosa, ariko siko twashyira abantu bose mu gatebo kamwe. Abemera rero bagomba kubaho gute? Abemera Imana bagomba kubaho nta mipaka. Ubuhanuzi bwa Zakariya nk'uko mwabwumvise, we arabona iki? We arabona ko abantu benshi, amahanga menshi bazaza baturutse hirya no hino baje gusingiriza Uhoraho i Yeruzalemu. Ngiri idini rero rikuraho iki? Mu gihe Yeruzalemu cyangwa Isirayeli bumvaga ko ari bo ubwabo bihugiye ubwabo ko Imana ari iyabo, ahubwo umuhanuzi Zakariya arabona mu ibonekerwa rye, arabona hirya no hino abantu baza gukuriza Uhoraho i Yeruzalemu. Ni ukuvuga ngo muri Yezu Kristu niwe ubuhanuzi bwuzurizwamo, nta Muyahudi nta Mugereki, niwe usenya iyo mipaka. Ikidutandukanya cyose kigomba kuvaho, ikidutandukanya twose kigomba gukurwaho, kugira ngo tubashe cyangwa se dushobore kumva ko twakiriye umukiro wacu. Ubuzima bw'uwemera ntabwo bugomba kuba nk'ubw'abariya bigishwa bwa Yakobo na Yohani. Yakobo na Yohani igihe babonye Abanyasamariya batari gushaka kwakira Yezu, bifurije nabi abandi. Icyo cyaha mujye mwibuka, kwifuriza abandi inabi. Cya kanaka ntikikagere ku kiriya, ukabona umuntu ari kwifuriza undi ibintu bibi gusa. Yakobo na Yohani baracumuye. Ngo Nyagasani, dutegeke umuriro se umanuke ku ijuru utsemba aba banyagwa banze kukwakira, nta soni, tubatsembe tubakureho. Yezu arabahindukira arabacyaha, nimuhoshe, uwicisha inkota azicwa n'inkota. Kristo Yezu akuzwe. Iryo jambo mujye muzirikana, uwicisha inkota azicishwa n'inkota. Uvuga gicucu azabibarizwa mu nteko, umena amaraso nawe ayo bazayamena. Uko abantu batajya bivuga. Ese iminsi nibasubiza, iminsi nibaha, ntacyo mubona se? Kristo Yezu nakuzwe. Yezu rero tumwigireho nanone, umuntu udasubirisha inabi inabi, ahubwo ngo inabi muyiganjishe neza, nka rya sengesho rya Mutagatifu Francisco wa Asizi. Ahangaha Yezu ntabwo ari kwihimura, bamugiriye nabi banze kumwakira, ariko Yezu ntabwo yihimura. Yezu arerekana indi nzira. Yezu ni nako asaba twebwe abakristu, abatugira nabi ndetse n'abatwanga ubakize, abadutegeka bose ubarinde. Kabone n'ubwo umuntu yaba akutegeka nabi, ni byiza ko uwemera amenya ko inzira ye ari inzira y'urukundo, ari inzira y'amahoro, ari inzira y'ituze. Ikibazo rero twibaza, nk'uko twagiye ariyo metodolo cyangwa se uburyo twakurikiye muri kino cyumweru, ni iki ngiki tuzagenda tunakurikira. Ese ni gute mu matsinda yacu, amatsinda yacu twebwe abaza batugana, turafunguye cyangwa turafunze? Hari igihe abantu, hari ibintu njyewe Imana ntabwo irama imbaraga zo kuvuga, hari bimwe mba njya mbona ntanga kubivuga, ariko hari umunsi nzabivuga, nzagira izo mbaraga zo kubivuga. Icyo nshaka kuvuga ni ikihe? Kuki hari abantu bavuga ngo nabi Imana, ngo bari gukora iby'Imana, ariko ugasanga baradanangiye. Umuntu arashaka kuza basanga, ariko reka da, bashizeho kondisiyo nyinshi kugira ngo tube muri twe, ube mwe muri twe, dore dore dore. Ugasanga bafite urutonde rw'ibintu, kandi bo wasanga rimwe na rimwe binjiraho muri ayo matsinda bayajyamo ntabyo bari banujuje. Kuki amarembo, kuki mufunga amarembo y'ingoma y'Imana? Niba mwemera ko ibyo muri ari ingoma y'Imana, kuki mwafunga? Aho nimuzaba, ntituzaba nk'abafarisayi bari bafite imfunguzo z'ijuru, bakabuza abantu, bakanga kwinjira, ariko bakanatangira bakabuza n'abandi kwinjira. Kuki abantu abatarene barongo kiyuza, abantu bafunze ugasanga rwose kubinjiramo? Bene iyo mico hari igihe usanga nanone iri mu bihugu bitandukanye by'isi. Ukabona abantu, ukabona nk'abantu kubona ibyangombwa, kubona icyo, ukabona abantu barafunze. Hari ibintu njya numva abantu bavuga, kugira ngo ubone ibyangombwa bijya muri uyu mugabane uyu n'uyu, babanza kureba abangaba, bakareba hanyuma mwebwe abo ku mugabane uyu n'uyu, mwebwe musa gutya, mwebwe ntabyo mupfa kubona.
ugasanga wajya mu ma office bakakureba gutya, hari ahantu umuntu yigeze kujyana n'ahangaha umuntu baramureba gutya, barebye undi aramubwira ati bwo ntabwo uzi icyo uzize mwana, ati hangane, ibintu nk'ibyo. Kubera iki abantu bafunze? Umukristo ahora yaguye amarembo, umukristo ahora kubw'ubuhamya bwe yaguye amarembo. Kwagura amarembo bivuga guhamya ubuhamya ko Kristo, ko Imana iri rwagati muri mwe. Pana gufiritira, gufiritira ni akayunguruzo, mugasanga muri kuyungurura gusa kugira ngo umuntu abe muri mwe, ayisengane namwe, agendane namwe, abane namwe, muri kuyungurura gusa, muyungura kandi namwe murimo impeke. Wabayungurura nimwabona n'akayunguruzo kabashoboye kadushoboye, ariko turi kuyungura abandi jijoma, turi kubacaho imanza, turi kubashyiraho ibindi bintu. Kubera ufite amatwi yo kumva niyumve. Ikindi cya kabiri ni habeho ikintu twakwita cyo bita dialogue interreligieuse cyangwa se gusabana. Iyo tuvuga kuganira hagati y'amadini n'andi, hari igihe usanga abantu bavuga ngo ni abakristo, bariya ngo bavuga Yesu ibintu bitandukanye, ariko abantu mwagombye kuki hari abana b'Imana usanga bapfa amadini n'amatorero n'iki. Ibyo nabyo abantu bagombye kumva ko tugomba kwicara tukaganira, turi abana b'Imana. Umukristo nyawe ntabwo yagombye kureba mugenzi we ngo ntashyikirana nawe, ngo daheri n'udusengana ngo ntituri kumwe, ngo ntabwo bishoboka. Ibyo nabyo ni ukwironda. Ndetse ryaronda akarere twumvise mu ivanjiri Yezu agiriwe, kandi akaba ashubije abyitwayemo neza. Ironda rirakomeye muri iyi si. Ni kangahe iwacu mu muryango ushobora gusanga nk'umuntu ntasenga, yaraguye, nyamara yenda umugabo arasenga, umugore ntasenga, cyangwa imbusane nabyo birashoboka, ukabona duhora tumwibazaho, ahubwo ugasanga turamuremeraho itaka, ugasanga turi kumwifuriza wa muriro nyine ngo uve mu ijuru umutsembe. Kwifuriza umuntu umuriro uva mu ijuru ngo umutwike, biriya Yakobo na Yohani bavuze, ni ibibi byose twifuriza bagenzi bacu. Iyo twifuriza bagenzi bacu ibibi byose, nta kindi ni ukubaremeraho itaka nyine, ni ukubifuriza uriya muriro ngo uve mu ijuru batwike. Ni ryari se abantu usanga nyine iyo batari kumwe natwe, badasengana natwe, twe twibwira ko turi gusenga, tubifuriza ibibi, ugasanga turi kubavuga nabi. Ariko Yezu Kristo intwaro yo gukoresha tubwira ni y'urukundo iteka, ni intwaro yo kwihangana, tukakira mugenzi wacu nta kondisiyo, icyo bita rake inconditionnel, tukakira nta kondisiyo, ahubwo turangwa n'impuhwe n'imbabazi dukomora ku Mana byonyine. Ikibazo mbabaza cyangwa se natwe twese twibaza, ese abanyasamariya iwacu ntibahari? Muri Samariya ntihahari? Ndashaka kuvuga hahandi dutinya kunyura. Uzajya wumva kera bavuga ngo yego nimunyure kwa kanaka, bakagutuma ahantu ngo ariko ntunyure kwa kanaka, ngo ariko hariya naho ngo nimukahage. Hari igihe usanga ari ibintu babwira abantu, cyangwa se kanaka nimwicare, ya muri no kuri kontwari muri bare nimugasangire. Abanyasamariya ni babandi bose twabonye ko batugirira nabi, cyangwa se baduhemukiye, babandi tudashaka gushyikirana nabo, ngo nibo twakwita abanyasamariya. Ariko kandi Samariya naho ngaho hariya Yezu yanyuze. Yezu yashakaga kugera i Yerusalemu. Yerusalemu niho hari umukiro wacu Yezu yazukiye. Gusa kugira ngo uve aho ushaka kuva hariya hose uri, ugere ku mukiro i Yerusalemu, necessaire uko byagenda kose ugomba kunyura Samariya. Yesu Yezu akuzwe. Kunyura Samariya no kubera iki? Kunyura Samariya ni ugushyikirana n'uwo mwanzi wawe, gushyikirana n'uwo muntu ukwifuriza ikibi, n'uwo muntu utakwifuriza neza, wa muntu ukubangamiye, wa muntu ugushyira mu byago, uwo niwo twakwita Samariya yawe. Uko byagenda kose rero, Samariya ntabwo azagukira. Nushaka, niba ushaka gusingira, ni nkuko bavuga ngo urashaka kugera ku cyumweru utanyuze ku wa gatanu mutagatifu. Nushaka kugera ku izuka rya Kristo utanyuze kuki? Ku wa gatanu mutagatifu, ku bubabare bwa Kristo. Nushaka kugera i Yerusalemu utanyuze Samariya. Yezu Kristo niyo mpamvu avuga ngo ushaka kuba we nahe ku musaraba we amukurikira. Yezu Kristo yemeza kwifuriza icyiza Samariya, hanyuma abona gutambuka aboneza i Yerusalemu. Ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo biwarane nawe n'abayobozi.
urakoze nyagasani Yezu, ni koko ngo amahanga azaturuka hirya no hino akoranire i Yeruzalemu. Muri ayo mahanga kandi natwe waraduhamagariye, watugiriye ubuntu bwo kutwigisha no kutwereka ibyo byiza. Warakoze nyagasani Yezu, ngwino rero ukomeze utube iruhande mu ntege nke zacu, udukomeze uduhe urukundo, cyane cyane rwo gukunda abanzi bacu, abasamariya turi kumwe nabo, ubwo tuvuga abayudaya, ariko n'abasamariya babandi batubangamira, babandi badashaka ko dutambuka mu rugendo, twebwe tubatsindishe intwaro y'urukundo, dukomeze tubagirire neza, kabone n'ubwo baduhemukira, ariko twe turashaka kubiba intwaro y'urukundo, intwaro y'amahoro. Komeza dukoreho nyagasani Yezu, maze binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Rozari, dushobore gutsinda. Kandi muri ukwezi kwa 10 tugiye kwinjiramo, ubane natwe, uduherekeze, binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya, twakira umukiro wawe ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data, na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique, i Roma. Mwese mbifurije umunsi wa kabiri mwiza, mbifurije kuzagira ukwezi kwiza kwa munani. Muhahe kandi mwese muronke.